Imana ishimwe praise God. Ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ni Reverend Moses guhaye ikaze mu isaha y'umugisha wawe w'uyu munsi. Reka dusengane Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Ndagushimiye bw'umuntu wese ugira ubuntu ukamutegura umugisha w'uyu munsi. Ubishimirwe kuko umuzirikanye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Wibuke gukanda kuri subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Golgotha Temple Ministry. Imana y'amahoro iduhana umugisha kugira ngo ujye udukurikira mu buryo bukoroheye. Umugisha w'uyu munsi, isaha y'umugisha y'uyu munsi ku buzima bwawe. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uti ukuba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti, Uwiteka guha umugisha kurinde. Amina. Uwiteka kumurikishirize mu maso he akugirire neza. Haleluya. Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Umugisha w'uyu munsi Imana irawukwandikiye mu izina rya Yesu Kristo. Uri umunyamugisha bwo kudukurikira. Umugisha rero nturarangira. Ndagusabye wihangane udukurikire kuko tugiye gukomeza twumva aho umugisha w'uyu munsi wubakiye ku buzima bwawe, uko Imana yaguteguriye uburyo bwo kubona. Imana iduhana umugisha. Reka dusome Yeremiya 50 murongo wa 14 twumve uburyo Imana yaguteguriye umugisha n'uburyo ubasha kuwubona n'icyo ubasha gukora kugira ngo wihuze n'umugisha wawe. Ngewe nje nk'umuhesha w'umugisha, nje kukumanurira ku biganza byawe, nje nk'igikoresho cy'Imana cyangwa se nk'itiyo ubasha kunyuramo, ariko nawe ugomba gutega ibiganza ukakira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wizere bikubera uko wizeye. Imana y'amahoro ikugire neza kuko uri umunyamugisha. Nimuze dusome ijambo ry'Imana. Nimuteze urugamba rwo kugota i Babuloni, mwabafozi b'umuheto mwe mwese, nimuharase mwe kuziganya imyambi kuko hacumuye ku Uwiteka. Reka dusubiremo. Nimuteze urugamba rwo kugota i Babuloni, mwabafozi b'umuheto mwese, nimuharase mwe kuziganya imyambi kuko hacumuye ku Uwiteka. Iri jambo turisanze muri Yeremiya 50 umurongo wa 14. Hari ikintu bivuze ku buzima bwawe. Hari icyo bivuze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane kuri ubashije kunyumva. Ni umugisha w'uyu munsi Imana igupangiye, ni umugisha w'uyu munsi Imana iguteguriye ku buzima bwawe. Hari imbaraga zimanutse Imana ije kumanura ku muntu ubashe kunyumva. Hari imbaraga zimanukiye muri iri jambo Imana ikohereje kugira ngo urugamba rwawe umbazemo igihe cyangwa iminsi runaka cyangwa imyaka runaka ubashe kurizirutsinda. Urushyize kera ngo ruhinyuze intwari topile sideko, ariko urugamba rwawe muri iri jambo mu mugisha w'uyu munsi Imana irashaka kurushyiraho iherezo. Bibiliya iratubwiye ngo nimuteze urugamba rwo kugota i Babuloni, mwabafozi b'umuheto mwese, topile sideko. Ni umuntu wese uri kunyumva umaze iminsi mu rugamba rutarangira, ni umuntu wese uri kunyumva umaze iminsi ari mu ntambara zinyuranye. Iri jambo umugisha w'uyu munsi Imana ije kukwibutsa yuko hari Imana igitanga imbaraga. Imana igeze kubwira Gideyoni, iramubwira ngo Gideyoni, ngo genda uko imbaraga zawe zingana nzabana nawe. Muributse yuko iyo umuntu agendanye n'Imana abasha kunesha ikintu icyo ari cyo cyose. Imana irakubwiye ngo rero haguruka urwane, uteze urugamba rwo kugota i Babuloni. Haguruka urwane uteze urugamba rwo kugota ibikurwanya. Haguruka urwane uteze urugamba rwo kugota izo mbaraga zikwicaje, izo mbaraga zakubwiye ko bitashoboka, izo mbaraga zikunesheje, izo mbaraga zikwicaje muri icyo kigeragezo. Haleluya, haleluya. Haguruka uteze urugamba, haguruka uteze urugamba. Akenshi hari igihe umuntu ateze urugamba ugasenga nyine ari cyo ushaka, wamara gusenga ukagera ubwo wumva ko rwose ibyo wasengeye bitazakunda, warangiza ukagera unyuzamo ukamanika amaboko ukavuga uti bizaba uko bibaye, ahanmanitse amaboko Imana izakora uko ubishaka. Oya,
ntabwo ari cyo gisubizo. ndi kuvugana n'umuntu umeze gutyo. hari abantu baba barasenze bagashakisha igisubizo ku Mana, bageraho bakabona icyo gisubizo ntigikunze. abo ngabo imbere y'Imana rwose bageraho bakabirambika imbere y'Imana. reka iyo nzira kujya ku Mana igasibangana kuri bo. ariko Imana ikuntumyeho. hari n'abantu Imana intumyeho opile side ko muri ku rugamba, ariko mwumvaga mugiye gucika intege. nawe Imana ikuntumyeho mu izina rya Yesu Kristo. nimuteze urugamba rwo kugota i Babuloni, nimuteze urugamba rwo kugota i Babuloni. niko Uwiteka avuganye nawe. ongera imbaraga, ongera utere. hari support imanukiye muri iri jambo ivuye ku Uwiteka kugira ngo ubashe kuba umutsinzi. Imana ikwibukije kongera kurwana, Imana ikwibukije kongera gufata umuheto wawe, ukongera ukagira gute, ugasubira kurasana n'umwanzi. topile sideko, fata umuheto wawe wongera urasane. wowe unyumvishije, iki gihe ntabwo ari igihe cyo kubika umuheto. ni buri wese unyumvishije, iki ntabwo ari igihe cyo kurambika umuheto hasi, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo umuheto wawe uhagurukane, nurangiza ugende ugote i Babuloni. Babuloni hashyizwe mu biganza byawe, Babuloni hashyizwe mu kuboko kwawe. Babuloni hagushyizwe imbere kugira ngo ubashe kuhagota. Imana y'amahoro iragendana nawe. Imana y'amahoro iraje kwigisha uburyo ugomba kurwana. bwira Imana, ubwira uti Imana nyigisha kurwana. bwira Imana uti Imana nyigisha indi tekinike. bwira Imana, ubwire Mwuka Wera uti Mwuka Wera manukira ubuzima bwanjye. haleluya. topile sideko takideko, nini lesideko. ngwesheje umugisha w'uyu munsi ngo nimuteze urugamba, nimuteze urugamba. reka nkubwire, ijambo rivuga ngo nimuteze, ni ukuvuga ngo hari ibintu biba byaraguteye, byamara kugutera ukarwana, wamara kurwana ugacika intege, ukicecekera, nabyo bikagenda bikegama hariya, bikavuga biti twaramunesheje, twaramurangije. ariko ngutumweho nje kuguhesha umugisha w'uyu munsi, nkubwira ngo gira ibintu wongera guhagurukira, gira ibintu wongera guhagurukira. biratuje byo bizi ko byabonye intsinzi. gira ibintu wongera guhagurukira, byo biriyegamiye bizi ko byakunesheje. gira ibintu wongera ubihagurukire. gira ibintu byutsa mu buzima bwawe. gira dosiye ubyutsa wari warasinjirije. gira imishinga wongera uyereke Uwiteka wari warasinjirije. iyo diploma yawe wari warabitse ukiyakira ukumva yuko ari ukwizapfa. oya byutsa. pile sideko, iyo mariage wari waryamishije, ongera ubyutse byakunda. ongera ubyutse iyo mishinga yawe. ngo nimuteze urugamba rwo kugota i Babuloni. ongera ugabe igitero mu izina rya Yesu Kristo. Imana yarakubonye kuri umufozi w'umuheto, ngo nimuharase mwe kuziganya imyambi, kuko hacumuye ku Uwiteka. haleluya. si ngombwa umenya ibicumuro ibyo hacumuye. icy'ingenzi ugomba kumenya ni uko Imana igushyigikiye. ni ukumenya ko Imana igushyigikiye ku mwanzi wawe. ni ukumenya ko Imana igushyigikiye ku byari byarakwicariye. iri jambo rije riguha ubusobanuro yuko ikintu cyose cyari cyarakwicariye, kandi topile sideko takideko, waratabaje Imana ngo ikurengere, waringinze Imana ngo ikurengere, ukaba wari ucitse intege, ukaba wari wicaranye gutsindwa, ukaba wari wicaranye kuneshwa, ukaba wari wicaranye ko bidashoboka. ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka, kuko Uwiteka Imana akugabije Babuloni. abonzi Babuloni yawe, ariko buri muntu wese Babuloni ahangaha ushyiremo ikintu cyari cyarakunesheje, ikintu wabonaga kikwicaye hejuru kandi utemerewe ko wumva muri we kitakwicara hejuru. ndavugana n'umuntu wavuganye n'Imana, ufite isezerano ry'Imana kizagukorera, ufite isezerano ry'uko Imana izakugirira neza, ariko ineza yayo nturayibona. waremewe Satani akwicara hejuru. uremera ibyaha bikwituga tugira hejuru, biragutsinda. uremera ibyaha bikugenda hejuru. uremera imbaraga z'umubi zikugenda hejuru. uremera ibitari mu bushake bw'Imana bukugenda hejuru. uremera uratsindwa. ariko umva ko Uwiteka avuganye nawe mu mugisha w'uyu munsi, ngo Babuloni, iki ni igihe cyayo cyo kugotwa. iki ni igihe cyo kugira ngo Babuloni igotwe ku buzima bwawe.
Yesu aduhana umugisha. Imana igushyize Babuloni mu biganza byawe. Babuloni, Imana ya Isiraheli, Imana ya Yakobo, Imana ya Aburahamu irambwiye ikakugabije Babuloni. Haleluya. Reka dusoreze muri Yeremiya igice cya 29, igice cya 29, dusome umurongo wa 11 dusoze umugisha wawe w'uyu munsi. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Reka nsubiremo ku bwawe. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Reka nkubwire wa mufuzi we w'umuheto, Imana igushyize Babuloni imbere kugira ngo iby'Imana yibwira bisohore ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igambiriye ku buzima bwawe. Icyo Imana yakubwiye ni icyo kwizerwa, ni icy'ukuri. Ahubwo haguruka ufate Babuloni uyisenye, kuko Imana iguhaye ibirwanisho. Iyo miheto yawe, uwo muheto wawe Imana iwongeyemo imbaraga. Iyo myambi yawe ngo urasa utaziganya, ugiye kurasa mu cyico, nurangiza totile sideko takideko uhure n'iby'Imana yibwira. Dushoje tuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, uwo ni Uwiteka. Hari icyo agambiriye kukugirira. Imbere gato aragisobanuye Uwiteka ngo ni amahoro si bibi. Rasa Babuloni wakira amahoro. Rasa Babuloni ibi byihishe muri Babuloni. Rasa Babuloni topile sideko ibi bive ku buzima bwawe. For umuheto topile sideko urashe mu cyico, ibi bive ku buzima bwawe. Gihagaza nkubwire ngo ongera usenge. Imbunda y'umukristo topile sideko takideko nugusenga, ugasengana umwete, ugasenga ufite kwizera, ugasenga kandi topile sideko ngo wambaye ukuri. Hayiwe ugasenga ukura ibyaha mu nzira, ugasenga utambaye ibyaha, ugasenga ufite ukuri, ugasenga ufite kwizera, ugasengera mu ijambo ry'Imana, ukarasa. Uwo ni umuheto topile sideko. Wikwemera ko upfana ibibi warashatse Imana, wikwemera ko usazana ibibi warasvuganye n'Imana, kuko icyo Imana igambiriye kukugirira ngo ni amahoro kandi si bibi. Ikinyuranyo cy'ibibi rero ni ibyiza. Imana igambiriye kugirira ibyiza ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Kandi reka nkubwire inshuti yanjye, nyuma yo kumva no kumvira uyu mugisha w'umunsi nguhesheje, nushyira mu bikorwa icyo Umwuka w'Imana tubwiye, ngo inyuma yaho hari Imana irahita ikure mu mutima. Muri iri jambo hajemo kukure mu mutima, kandi hari n'ibintu uzabona nyuma yuko Imana ikuremye umutima. Ntabwo bigarukira kukuremwa n'umutima gusa, ahubwo inyuma hari ibindi byiza Uwiteka Imana aguteganyirije. Wayivaho ukajya hehe ko ari ifite amagambo meza? Urayiva hehe ko ariyo nshuti nziza itameze nk'izindi? Urayivaho ujye hehe? Topile sideko. Urareka Imana urabusigaranye iki? Oya, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, uwo ni Uwiteka. Hari icyo akugambiriye kuko arakuzirikana. Ni amahoro si bibi. Ninde wagupangira amahoro nshuti yanjye? Ni Uwiteka wenyine. Ntabwo Uwiteka guteganyiriza ibibi. Ibibi ni iby'i Babuloni. Babuloni nimara kurimbuka uragubwa neza. Haleluya. Kandi nta wundi muntu ubasha kukurema umutima, ni Uwiteka wenyine. Kandi nta wundi uguteganyiriza ibiri hanyuma, ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo guhesheje umugisha w'uyu munsi. Imana y'amahoro ikwishimire. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye udukurikirana nshuti yanjye. Ni ijambo ry'Imana rimwe ubuzima. Topile sideko. Iri ni ijambo ribohora, ni ijambo rikubohoye mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, urakoze kubw'umuntu wese unyumvishije, urakoze kubw'umuntu wese wateguriye umugisha w'uyu munsi. Izina ryawe ni Jehova. Reka uyu muntu umwongera amashimwe. Urakoze kubyo wamupangiye, ntacyo nongeyeho, nta n'icyo ngabanyije. Urakoze mubyeyi mwiza, mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen.
wari kumwe na Reverend Moses ntukabure kuri Golgotha Temple Ministry. I love you so much. Imana y'amahoro ikwishimire. Bye bye. Nubwo intambwe